uwavuga ko ari we muhanzi w'umunyarwanda wakunzwe cyane mu myaka 15 ishize ntabwo yaba yibeshye. Niyo muhanzi werekanye ko gukorera umuziki nyarwanda muri diaspora cyangwa se ukorera hanze y'igihugu bishoboka cyane, kandi urukundo abakunzi bawe bagukundaga mu gihugu imbere nube rwagabanyuka, bigatuma wigarura imitima y'abantu benshi cyane haba mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo, bigatuma ukundwa cyane kurusha uko wakundwaga unagikorera umuziki mu gihugu imbere. Ni nyuma y'uko umuhanzi Ngabo Meddy yanditse amagambo kuri Twitter yiwe avuga ati "Man is not everything, happy Sunday." We yari azi ko yifurije abantu icyumweru cyiza, ariko babyakiriye ukundi. Ni itariki atazibagirwa cyane mu buzima bwiwe, ni itariki abafana bamututseho, ni itariki abantu bamubwije ukuri kose bakamubwira ikimuri ku mutima, dore ko we atari byo yari yiteze kuri iyo tariki ajya kwandika iyo content. Ni ku itariki 22 z'ukwa mbere umwaka wa 2023, we hari ku isaa 1:24 za mu gitondo abyutse ashaka kwifuriza abantu igitondo cyiza hamwe n'icyumweru cyiza, nuko arandika ati "Man is not everything, happy Sunday." Ibi ngibi abafana ntibabyakira ko yabyifuzaga, dore ko baje kumutukagura cyane. Ni nk'uko uwo bita Nama w'Imana kuri Twitter yarateruye ati "Umaje gutanga ngahe mu utunzi wawe se man? Man is everything. Ngaho se gira buha tubibone, ubundi ureke kuza kwigira motivation speaker hano. Ubundi se kuki watorokeye muri Amerika wari ukurikiyeyo ubugari cyangwa ibishyimbo? Shaho nimukadufere." Ibi ngibi ni ibyatangajwe na Nama w'Imana kuri Twitter asubiza Ngabo Meddy muri comment, nyuma y'uko avuze ko amafaranga ku giti cye atari ikintu cy'ingenzi cyane, yifuza abantu icyumweru cyiza, maye baramutukagura cyane, dore ko n'abandi batoreye bagira bati. Uwitwa Fonadinde kuri Twitter nawe yaravuze ati "Mwagiye murakuza kuvuga ibitabapfu hano, watorokeye muri USA ushaka iki bro? Iyo mumaze guhaga rero muza kuduhagiraho ngo mwabaye aba motivation speaker. Buriya inzara ntiragukubitira mu kavumo isi ikakubana akadomo. Amafaranga ni byose bro, kandi n'ubutaha ntuzongere kuza kuvuga ubusa hano." Ibi ni bimwe mu bintu byatangajwe n'abafana ba Meddy ubwo bamwibasiraga ku rubuga rwa Instagram, nyuma y'uko atangaje ririya jambo y'uko amafaranga atari byose kuri we, ahubwo yifuriza abantu icyumweru cyiza. Ati "Man is not everything, happy Sunday." Undi ati "Ubwo urahaze." Abandi bati "Mimi arakwica." Noneho reka nze nkubwire n'abandi bantu bakomakomeye kuri Twitter bavuze amagambo akakaye kuri tweet yari yakozwe n'umuhanzi Ngabo Meddy ubwo yifurizaga abantu icyumweru cyiza kuwa 22 z'ukwa mbere 2023. Kurikirana turacyari ku Numa Media, icyo usabwe ni ukanda subscribe kugira ngo uzarusheho kuguma gukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi uko tucyapload inzugiza mu bambere bakirebye, kandi ujye utubwira muri comment ikintu umva twakoze cyakunogeye kandi cyakubereye kiza kurusha ibindi, maye turusheho kubana umunsi kundi uko bwije nuko bukeye. Uwitwa Maguru ya Sarwaya kuri Twitter nawe yarateruye aravuga ati "Icyo nzi cyo nuko ntarabona n'umuntu n'umwe wahaye byibura n'amadolari 100 ngo nawe yibereho." Mwiringara baravuga ngo nazambango nazamanyoza, keretse uramutse ukanza akanyenyeri nibwo nakwereka ko ari byose. Ibyo yavugaga yuko aramutse akanza akanyenyeri amafaranga yamwereka yuko ari byose, mbehe muri make ashaka kumukandira nk'akanyenyeri 142 akanyenyeri rimwe agashyiraho nimero ya telefone ya Maguru ya Sarwaya, yarenza akamwereka yuko amafaranga ari byose. Nakubwira ko namwe mu magambo abakunzi ba Ngabo Meddy ku rukuta rwe rwa Instagram, muri make abafollowers biwe bamubwiye ibintu byinshi bitandukanye ubwo yakoraga ya post nababwiye haruguru yuko "Man is not everything, happy Sunday." Mbe baramwatatse ku rukuta rwe rwa Twitter bamubwira amagambo menshi cyane ababaje, amwe arimo kwishongora kwinshi cyane. Nk'uwitwa Arine kuri Twitter nawe yaraturiye ati "But dollar is everything." Ngo muri make amadolari yo yaba ari buri kimwe, kuko yagukura mu Rwanda akakujyana Amerika, kandi ndizera ko money ari cyo cyonyine
umunya Ethiopiyakazi yarushije abanyarwandakazi money is everything. Muri make hano ngaha yaratangiye kumukirira azanamo n'umugore we avuga yuko Meddy muri make yashatse umugore w'umunya Ethiopia kubera kugira agafaranga gatubutse cyane, kuko abanyarwanda amafaranga umunya Ethiopia afite abanyarwanda bayafite ari bake cyane. Mbehe umunya Ethiopia ari ufite amafaranga menshi cyane, Meddy ariyo yakurikiye. Ni amagambo abakunzi ba Meddy bamubwiye menshi cyane arimo kwishongora. Abandi barateruye bati umaje kubona amafaranga atagukiza inshyi z'umugore, dore ko byari maze iminsi bivuga ko umugore wa Meddy amaze iminsi amukubita kubera kurara amajoro ari muri studio akora indirimbo zitari za gospel. Muri make bakamubwira ko amafaranga atamukiza inshyi z'umugore, dore ko banamuvuga ko amafaranga atatuma adatoroka igihugu, kuko bivuga ko ngo Meddy ngo yaba yaragiye hanze nyine ahunze mu Rwanda kubera kwanga amafaranga make yinjizaga mu Rwanda akajya gukorera amafaranga aza mu madolari. Ibi ni ibintu abafana ba Meddy batangaje ku rubuga rwe rwa Instagram bamubwira muri make bamwishongora, bamubwira ibintu byinshi bitandukanye bihabanye n'uko ubwe yabyifuzaga, dore ko baramwatatse ku rwego ruhaje. Nakubwira ko iyi ngiyi ari Inuma Media, ushobora gukanda subscribe ubundi ukarushaho kujya uryoherwa n'ibiganiro byacu tukugezaho umunsi kundi, dore ko ari ibiganiro bifite S-mark. Muri make ibiganiro bikaranye ubuhanga bunogeye amatwi, kandi ibiganiro nakubwira ngo bifite S-mark. Ubu ngubu nakubwira ko Meddy amaze igihe kirekire atangaje ko ubu ngubu ibintu by'imiziki y'inkundo, mbe imiziki y'isi yabivuyemo ubu ngubu agiye kwinjira muri gospel, dore ko n'indirimbo yiwe ya mbere ya gospel bita Grateful yageze hanze cyane. Ubu ngubu ushobora kujya kunyarukira kuri rukuta rwe rwa YouTube, ahantu hose imbuga nkoranyambaga ziwe akoresha, uho ushobora gusangaho indirimbo yiwe Grateful, indirimbo nziza cyane y'Imana iryoheye amatwi, aho aba ashimagiza Imana cyane yuko yamukoreye ibintu byinshi bitandukanye, yamuhaye umugore mwiza, yamugize igitangaza, mugira icyamamare. Muri make inzozi ziwe hafi ya zose zabayemo, mehe nta kintu atashinze Imana. Nawe rero ushobora kunyarukira kuri YouTube ukabasha gukurikirana indirimbo ya Meddy, dore ko yamaje gutangaza ko agiye muri gospel. Nabyo rero abafana be bamuramukira bamubwiye ko ubu ngubu yavuye mu ndirimbo z'isi ajya mu ndirimbo za gospel, kubera ko yari amaje kubona ko mu ndirimbo z'isi abaniga bamaje kukamufatana. Muri make mu Rwanda ari na jambo rinini agifite ku muziki waho, mbehe controle abasani benshi bamaje kumutanga kuri vora, basigaye bamurusha gushyiramo vitence. Ubu nakubwira nka Bruce Melody, Juno Kizigenza, Kenny Solo n'abandi basani bese, Chris Easy, mbehe basigaye bakora ibigoma bigakundwa kurusha ibindi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Meddy akabana naho yamenera. Nawe rero niba ukunda Meddy ushobora gukanda subscribe hano kuri Inuma Media, ubundi tukazajya tuguma tukurubanamo umunsi kundi. Hano niho uzajya ukura amakuru ya mbere muri showbiz nyarwanda ndetse no mu mikino nyarwanda, imyidagaduro yose muri rusange. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza, ndabashimiye cyane. Ndi Inuma Ntera. Ciao ciao.